mwisi y'uyu munsi tubaho ku muvuduko indimi dukoresha nazo zihinduka gutyo shatse kuvuga ndi mu mujyi vuga ndi town shatse kuvuga ngo nakinnye mvuga ni down icyuki cyanjye n'inkoresha icyuki mvuga umukunzi ikinyarwanda mvuga gitandukanye n'icyuzi bigu sobanuriye kuko uri kosora uri number 1 nzi ku mpito songena rakwamye mu rukundo narapofotse kwifata kwabaga muri jewe kwaratobotse voka birere yanjye nibyo ntiri clean gusa ndi drug street si fata ko kagi nkuko mubibona ni gisumizi ntategwa ni ntare mwishyamba nikingi ntahigwa ni gitendo mu bitendo we ntakangwa nibyo byondo we yambara butina kanyura muri ibyo byondo kuko intega afite si ya hafi no gusohoza iryo rondo amabu yamutega yo ni mesh no murundo gusa we ni gentleman agenda ni nyundo iyo nyundo nta yindi ni urukundo rw'abafana rutuma guma mu bitendo ni gifaru mu bifaru reka mwite mu farume ku cyangwe cye ntahusha hora ari informe ku isuri tuje kandi cye yabari karume Rayida kunda karicaye nta kunda ubucakara ni umunyabuntu ntagira ubuhahari y'umusabye service nturinda gusarara numurwanyi w'amahoro yanga impagarara hari bifuwe ntajya hahagarara guhera za 2 na dutama dahagarara kwisubirajwe na verses yujuje utumwa nibyo bituma banikira nawe wibwira ko umugwa mu ntege nushake wiyakire kankurabure ntuteze kumushikira Rayida zavunira mu mavaza aho bepfira yamani. Hello guys, twagarutse kuri Peto TV show nkuko mubibona twazanye n'umusista uri kubica bigacika. Reka nkubwire ngo uyu mukobwa nimba utamuzi uri kure ibintu bya showbiz yo mu Rwanda. Uyu mukobwa inyarwanda zaramwanditse aherutse gukora ibintu hari yihuye amahanga yose arahurura. Sister turakwakiriye kuri Peto TV show. Ndi muto ariko sindi gito ndi umutoto watojwe n'iyampanze ndi umuhanzi sinahanzweho umukobwa ndi Ishlio Leo cyangwa Ishlil bitewe naho wize ariko uyu musista nk'ubu mubamwa nibyo mbambwira abasore b'iyi minsi nk'ubu uyu mukobwa baba mubona niko Ishlil turakwakiriye kuri Peto TV show wakongeye ugasubira mwako kantu again ako ngako ndi muto ariko sindi gito ndi umutoto watojwe n'iyampanze ndi umuhanzi sinahanzweho umukobwa ndi Ishlio cyakoze Ishlio Ishlio njyewe nkumenya wari wakubise stage niba ari kumwe na ba Riderman ihuye sinzi ariko nyine wari wahatwitse ziriya mbaraga uzikura hehe ufite icyatsi ufata nka kimwe cya Young Grace cyangwa n'imbaraga zawe ziri naturel uko giye nsobanura performance yanjye giye nta uretse ibiryo n'icyo kunywa agakoma ariko nta kindi kintu mfata nge nkeka ko no gutanga performance nziza buri ari impano Burani impano bura uzarebe no mu ishuri ushobora kuba uri umuhanga pe mwarimu umupfuka ariko kugira ngo uzajye imbere usobanurira abantu ibintu mwize bikagorana niyo mpamvu rero ntago abahanzi bose baba bararemewe kujya kuri stage ngo batange ibyishimo niyo ngenda shima Imana kuba naragize iyo mpano yo gutanga ibyishimo kuri stage naririmba ariko nkanatanga ibyishimo kuri stage yego ubwo nta handi watanga ibyishimo cyane kuri stage gusa nari hose ubuntu ukereye ibyishimo nabimuha kabisa wabimuha na online wabaha cyangwa wabaha live gusa byaterwa n'ibyo byishimo ahantu bishingiye yego nari nkubajije ntutanga ibyishimo kuri stage gusa cyangwa n'ahandi utanga ibyishimo uravuga ngo urabitanga nka hehe na hehe subwo na kwikomereze nge nshaka feedback ya sheri wawe abona wakoze ibintu nka biriya ibinyamakuru byose biri kukwandika we atazwi no mu mudugudu yavuze ngo iki ikibazo nta sheri ngira ariko ndi single ariko ababyeyi banje nibo mbona bamfitiye igishyika cyinshi iyo ukoze ikintu umubyeyi yabibona akavuga ati ibi bintu wakoze ntibibaho bura kwemeza umubyeyi babigoye bira bintu wanyu barabibonye byatari barabibonye barishima aho bati nubwo yenda ari agatwiko kadahemba ariko se ko bra Riderman nta kintu yaguhaye sinzi nta kintu yampaye kifatika cy'amafaranga ariko
ngewe ibyishimo nashakaga kuko nakuze kera numva Riderman ari umuntu wanjye nshaka kuzahura nawe kuko mbere gatoya MC Tino sinzi niyo muzi MC Tino ndamuzi niwe nabibwiraga ko nifuza kuzahura na Riderman bijya muri process arambwira ati Ishiriri uzaze nzaguhuza nawe bazazihuye ariko nyine nkanjye ubwanjye mu mutima wanjye nari nishimye kuko ibintu nakuze nifuza byari bigezweho kuko ntago nagiye hariya mvuga ngo barampa amafaranga cyangwa ngo barampa iki jewe na ngo ibyishimo birahenda hari abantu bafite inzozi zo kuzahura na Yesu urumva nayo ufite inzozi zo guhura na Riderman mwarahuye muraperformingana ahubwo ugiye kunyereka urukundo ukunda Riderman uturirimbira ku ndirimbo ye indirimbo yiwe cyangwa yiwe ku giti cye hari indirimbo yatumye mbustinga yitwa Ikinyarwanda nayikubise muri Ati Rwanda muri 2023 ndabyibuka ira ndirimbo yatumye mbustinga ego yatumye mbustinga abantu benshi baramenya bituma ntanisobanura ku bantu benshi yego iyo babonye akantu ka trendinze ku mbuga cyane baravuga ati wow twagiye ararenze mwisi y'uyu munsi tubaho ku muvuduko indimi dukoresha nazo zihinduka gutyo shatse kuvuga ndi mu mujyi vuga ndi town shatse kuvuga ngo nakinnye mvuga ni dan icyuki cyanjye n'inkoresha icyuki mvuga umukunzi Ikinyarwanda mvuga gitandukanye n'icyuzi bigu sobanuriye kuko uri kosora uri number 1 nzi ku mpito songena rakwamye mu rukundo narapofotse kwifata kwabaga muri jewe kwaratobotse voka birere yanjye nibyo ntiri clean gusa ndi drugs si fata kokagi cyakoze kabisa kira bitanu oya rwose ndaza kubiguga none se ishi Riderman nyuma yuko mukoranye ira performance nta contact ze cyangwa nta no kukubwira ngo unyandikire kuri Instagram kwabayeho kuko nyine nakuze mufana nubundi naramwandikiraga ariko igitangaje abona SMS zanjye akazirya sinzi impamvu na nyuma yuko mukoranye bira bintu na nyuma yuko dukoranye naramwandikiye kuko hari na projet mufitiye namwandikiye kubera urukundo mukunda hari indirimbo mfite namwandikiye right now ndanayifite wayiduhaye waduhaye akapera kuri iyo ndirimbo okay nta kibazo indirimbo ugiye kuririmbira Riderman yego aba blogger bajya bakunda gukatinga video zacu aka kantu rwose bazagakatinge bagahereze Riderman hari umwana w'umukobwa afite impano idasanzwe ni icyamamare waramubonye ibintu yagukoreye kuri stage nge sinaherukaga Riderman namubonye kubera iriya stage yawe natega amatwi rwose yumve ubutumwa ugiye kumugenera okay reka nkubiteho verse na refure nta kibazo yego nkuko mubibona ni igisumizi ntategwa ni ntare mu ishyamba n'ikingi ntahigwa ni igitendo mu bitendo we ntakangwa n'ibyo byondo we yambara butina akanyura muri ibyo byondo kuko intego afite si ya hafi n'ugusohoza iryo rondo amabuye yamutega yo ni menshi no mu rundo gusa we ni gentleman agendana inyundo iyo nyundo nta yindi ni urukundo rw'abafana rutuma aguma mu bitendo ni igifaru mu bifaru reka mwite mu farume ku cyangwa cye ntahusha hora ari informe ku isura ituje kandi cye yabari karume Rider kunda karicaye ntakunda ubucakara ni umunyabuntu ntagira ubuhahari y'umusabye service nturinda gusarara numurwanyi w'amahoro yanga impagarara hari bifuwe ntajya hahagarara guhera za 2000 dutama dahagarara kwisubirajwe na verses yujuje utumwa nibyo bituma banikira nawe wibwira ko umugwa mu ntege nushake wiyakire kankurabure ntuteze kumushikira Rider zavunira mu mavaza aho bepfira Yaman defure igahita ivuga ngo Rider ni fada sinzi ni udafata njye mufata nk'intwari ya muzika reba verses yazikora ku mitima umwumvise wese yifuza kuhaguma Rider ni fada sinzi ni udafata Rider ni fada sinzi ni udafata subiramo ako kantu Rider ni fada ni papa ni fada Rider ni fada twagiye
Raida ni fada sinzi niba udafata njye mufata nk'intwari ya muzika reba vasize zikora ku mitima umwumvise wese yifuza kuhaguma Raida ni fada Raida ni fada Raida ni fada sinzi niba udafata ya noneho kugira ngo wumve ukuntu ibintu biba birenze ni ukuntu nyine uba waramukoreye indirimbo ariko ukavuga ati iyo mwandikiye sha ariko mwaba star imwe nibyo tuba tubabwira uyu mwana bagukunda Riderman uyu mwana aba yarakwimariyemo urukundo yagakunze sheri wakarukunda Riderman akagufata akakwita fada we Rider igisumizi turagusabye rwose uyu mwana mugarukeho hanyuma twigarukire watangiye gukora umuziki mu uhe mwaka hari umwaka ngiye nyiri n'umupeti bambwiraga ko ndi umuhanzi kandi nta ndirimbo ndagira nyine imiziki namye kera nyikunda ariko kubikora biri professional natangiye kwiyumva nkaho naba umuhanzi mvuye mu marushanwa ya Ati Rwanda muri 2023 nibwo nateye intambwe mbwira no mu rugo ndababwira nti nshaka kuzaba umusani uririmba indirimbo zanjye kuko byambereye n'amahire buriya iyo ababyeyi ubamaze kuba confirminga nyine babonye ko ibintu ubirimo naberekaga akavideo kari ka trendinze nkababwira nti nshobora kubikora nk'umwuga nkakora n'indirimbo zanjye ku giti cyanjye nibwo natangiye nyine ndabikora biba ibintu bya danje nyine nkora nasohoye indirimbo yanjye ya mbere ku itariki 28 z'ukwa 12 2023 yego none se uri kumbwira ngo ukiri umwana n'ubu ngiye ndi kukureba ndi kubona uri umwana impamvu ndi kuvuga ngo nkiri umwana nuko icyo gihe nari ndi underage yego ntari ubu imyaka warayigize imyaka narayigize nanarenzaho imyaka gusa icyo gihe nyine nari ndi underage ubu umuntu yakwisayidira nta kibazo oya ntago ndakura kandi imyaka uyifite oya ntago buri imyaka ari ikora ibintu ariko ufite indangamuntu yego ndayifite ubwo wanasura umuntu mwabasore mwe umukobwa udafite indangamuntu ntakakwinjiriye muri ghetto by'umwimirire iyo ngiyo ariko nk'uyu nguyu we afite indangamuntu bakita ikimuranga ubwo uragifite ndagifite ukimaranye imyaka ingahe ndumva atari ngombwa kuba nabivuga gusa ntago ari myinshi nawe urabiruzi mu ifesi ngero uriya ntabwo ubizi nkikubona ntabwo uri mama pasiteri kubera iki nyine umeze nk'umuntu w'umuvugabutumwa ubu narinzi ko ngewe ufite nk'impano yo kuririmba indirimbo za gospel zo ntabwo ujya urebaho ngewe fana imiziki iyo ariyo yose iyo numvise umuziki ukandyohera nese ubu ngubu nshobora gukora hip hop R&B gakondo na gospel byose ujyanye muri gospel se kwa Vestina na Dorcas gato cyane ubusungu ntago akenshi ntago mba nzi lyrics z'indirimbo zabo ubuzi ntago ujya uzumva ndazumva ariko nyine kubera ariko use hariyo nta kwibukara simbizi reba hari indirimbo bafite zagiye zitrendinga zikakorerwa n'ama-challenge so ni yihe korari ukunda mu Rwanda basi yo na korari nimwe ariko hari akaririmbo njya nkunda iyo ndi jyenyine ndirimba k'Imana kankuririmbira akantu gatoya menya neza kwisi nta kitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye nzatura iwawe iteka ryose ubu ntiwambaza n'akantu na kamwe ngo narenzaho kuri gusa nyine ndagakunda urukundo rwawe reka tubirekere aho ngaho gusa no muri gospel urumva ko urabizi uri umuhanga pe kuririmba n'ibintu byawe hanyuma nshaka ko utuganiriza urugendo rwawe rwo kujya muri Ati Rwanda
kubera ko niwe uwo musani wa kabiri nakiriye wabashije kwinjira muri Ati Rwanda. Ariko uwa mbere ntabwo yaduhaye detayi, hari igihe abantu babyumva amahushuka, ese Ati Rwanda ni iki, Ati Rwanda kwijyamo bisaba iki, n'umwana wakumva nawe afite impano akaba yavuga ngo nakora iki ngiki ngo mbashe kujoininga Ati Rwanda. Numara kutubwira urwo rugendo ndaza no kukubaza nyuma y'uko ugeze muri Ati Rwanda byakumariye iki, byagufashije iki nk'umwana w'umukobwa wabashije kwitabira, ese watwaye igikombe, wagarukiye mu kihe cyiciro? Njya muri Ati Rwanda ndabyibuka twari twicaye muri salo tumaze kumva amakuru nyine, kuko mu rugo twumva amakuru, twumva radiyo, twari twicaye muri salo. Icyo gihe hari kuwa gatatu, kwa kuboro radiyo Rwanda haba havuyemo amakuru, hagahita hajyamo ibintu bya publicity, kwamamaza. Icyo gihe twari turi kumva nyine, twumva ngo ihuye ngo hari amarushanwa ngo ya Ati Rwanda ngo azahabera. Icyo gihe ari kumara iminsi 3. Icyo gihe nabyumvise habura iminsi 2 ngo irangire. Ndavuga nari ndi kumwe na bro wanjye muri salo, ndamuvuga ni ubu si ibintu nzabijyemo nyine, kuko bari bazi ko ndirimba ku ishuri nkabahabya. Ariko arambwira ati wazagiyeyo. Njye nyine nkavuga ni n'ubundi ubundi se nzagiyeho bimarira iki, n'ubundi hari ahantu hakora abana bo mu bakire bo mu Ngagari. Njye nyine numvaga umutima umbwira ati nushaka uzabyihorera. Hari kuwa gatatu, ndavuga nti ejo ubwo nzasiba njye ihuye. Ubwo wari umunyeshuri? Nari umunyeshuri, niga sinibuka neza ahantu nigaga, gusa nigaga mu wa 4 segonderi. Ndavuga nti reka nzajyeyo, ariko uruhare runini byatewe n'uwo mu brother wanjye, ndanamushimira cyane. Niwe wanshingiye intege, avuga ati uzagende ukore, nta itinya itarungurutse. Shout out kuri brother wawe kabisa, Imana izajye imuha umugisha ahantu ari hose, yaramfashije kandi akomeze agusupporting kuko uri impano idasanzwe. Murakoze cyane. Nuko ngiye nyine ndahaguruka, nagezeyo nka 3:00. Bari bakoreye kuri hoteli ya hariya ihuye, ariko ntago nibuka neza izina ryayo. Noneho tugezeyo turiyandikisha utwangombwa n'iki. Ikintu cyasabwaga icyo gihe wabaga ufite imyaka 18, utarengeje imyaka 30. Kandi ufite impano. Njye nagiye nyine mu bantu bafite impano yo kuririmba. Ngiyeyo ndabyibuka, nagiyeyo bwa mbere na mbere nibwo nabonye umuhanzi imbere yanjye nyine live. Nyina nyegereye, ndavuga nti ikintu cyanunguye ni ukubona aba Riderman, ba Junior Rumaga, ba Rine Sano, nyine twababonaga tukiri kwitegura, bakiri mu kwitegura nyine batarinjira muri sale. Njyewe ntazi ko aribo turi bwaririmbira imbere. Icyo gihe nyine cyo kutwinjiza kiragera, ndabyibuka banyinjije ndi nkuwa 4. Mbese gato dusubire inyuma. Muri uko kwiyandikisha mutanga ibyangombwa kugira ngo bemere ko ufite impano, warayibumvishaga cyangwa bapfaga kukwizera? Barakwandikaga nyine ukajya kuyigaragaza nyuma, barakwandikaga bakakwizera kuyifite. Barakwandikaga, ukagenda nyine. Tuhageze narinjiye mfite ubwoba, noneho nkibona ko ari bariya, hari n'ahantu nagiye nkotora kubera ubwoba. Naragiye ndinjira, nari mfite nta kintu na kimwe nari mfite mu mutwe cyo guperforminga. Ibintu byose nakoreye hariya ahantu imbere y'iriya kamera ni ibintu nyine byarizanye. Narahageze mbanyagizamo amaso, ndavuga nti aba bantu ntabakomye naba mpombye. Gusa nyine uba ufite ubwoba. Naragiye naririmbye indirimbo yanjye nari naranditse bwa mbere, kuko warahageraga. Ndabyibuka ni Junior Rumaga wampaye karibu kuri stage. Arambwira ati ufite iminota 3 yo kutugaragariza impano. Iminota 3. Bakoreshaga amazina yanyu cyangwa mwashatse amazina? Oya, na amazina ngiye natanze amazina ari kwiranga muntu. Ishimwe Redempta. Redempta, ariko n'undi urumva ko ni irisani.
oya naga sibizi ariko nyine niryo natanze niryo natanze baranyakira nkubita indirimbo yanjye yitwa Gaheta ni nayo nahereyeho ndi nsohora mu ntuze kuri YouTube iriho nkubita n'iriya verse y'ikinyarwanda nigeze gukubita haruguru nkubita n'indirimbo I love you too ya Ivan Buravan kuko nawe namukundaga bya hatari ndakubita ndasohoka nsohotse mpura n'umuntu niba wari ubakuriye simbizi aravuga ati uyu mwana ararenze mu bantu bose banyuze kuri iriya kamera sinzi aho yari yambonye kuko byanyuraga kuri live kuri RTV ubwo yenda yarambonye nko ku ma screenshot nako sorry ku ma screen yamwe ku ma screen oya no kuvuga ngo hari igihe kubera n'impano ibintu byo kwiga umuntu bimujabuka ntago wamenya byose oya screen arambwira ati umpeti yabakomye ase ariko kunseka ako kantu ko gukora ku mascreenshot rwose baba barakubonye yego barambonye ubu muri cameraman azabikate azabikate kuko naba nkotoye bya azabikatinga ukuntu bakubonye ku mascreenshot ariko nyine nuko byagenze gusa birangije nyine twahuriye hamwe nk'abanyempano turibwirana kuko hari Lucky Nzeyimana Rukumani umwe ukora kuri Lucky Man I don't know ni Lucky Nzeyimana akora kuri RBA nuko badukoresha interview nuko nabonye izo interview badukoresheje ni sinzi mbona zitara boostinze cyane nyine zaraprodinzwe nigeze kuyibona kuri YouTube ahantu hamwe simbizi yego nuko nyine baduha ndabyibuka baduha hariya baduhaye baduhaye take away turarya ubundi nyine turataha mba muratashye noneho dutashye rero nibwo namenye ibyo bintu nakoze uburemere bwabyo nageze home mpita nshyira kuri radio Huye kuko nyine nakundaga kumva amakuru y'imyidagaduro icyo kiganiro sinzi cyitwaga The Afternoon Drive cyakorwaga n'abagabo babiri umwe yitwa Karimera Onesphore undi yitwa Polivara twaramwakiriye mu minsi ishize na n'ubu ndakeka akihakora ariko Onesphore we asigaye akora kuri RBA kuri Radio Rwanda abatazi Polivara ni wa mutipe nyine uririmba indirimbo amayeri igira ama episode ubanza agiye kuduhakana hayi sha irandirimbo yaramukoreye nuko ngezeyo ntungurwa no kumva bavuze izina ryanjye muri radio ndavuga ni ubu se ni gihe bavuze nyene numvise uwo munyamakuru avuze ngo avuze ngo hari umwana w'umukobwa ngo wakoze ibintu bya danje ngo muri ati Rwanda avuga ni what avuga izina ryanjye ndabyumva nari ndyamye ariko uburiri nahise mvusasura kuko numvaga ari ibintu bya danje kuko uvuga kuri radio ikibazo cya radio ni kimwe ntusubiza inyuma ntiwanabirikodinga nta nubwo nabirikodinga abantu bari hafi aho iwanyu babwiwe n'iki ko ari we bavuze nanjye icyo gihe nahise ngira ikibazo ko nimba ibabwira ntibabyemera ntabwo bari bwabyemera ahubwo icyaje gukurikiraho umuntu yanyuze ku irembo iwacu ahita ambwira ngo ngwino nkwereka akavideo kawe nyine urabizi no mu cyaro na ibintu by'amasmart biba ari bikeya nta n'agateleviziyo basi ngo baza kubira ku makuru basi ariko nyine uwo muntu niwe wabemeje ako ga video niwe wahisa nakohereza mama iyo mama afite smartphone icyo gihe yari n'umurezi yarayifite ariko nyine baje kubyemera barareba
no ku mbuga wareba ugasanga abantu bampostinze bamvugaho amagambo meza. Ndabyibuka nigeze kubona post ya Lucky Nzeyimana yanditseho ngo ishimwe Redemuta ya umuraperi mwiza ngo ngiye muhaye 95 kuri Twitter. Ni umuntu wanyohereje screenshot igihe nago nta na telefone nagiraga icyo gihe, ariko mu kuzamuka ko yakunze guhora n'ama screenshot menshi. ni screenshot nyine yarafashe aranyoherereza nyine ndavuga ni siko se bikaze. Nuko nyine nuko urwo rugendo rwarangiye. Byarangiriye aho ngaho? Oya, biracyankurikirana kuko ahantu henshi nk'iyo ngiye nk'ahantu runaka ntago binsaba kwisobanura cyane ntago bikunda kuko usanga nko mu bantu batatu umwe abanzi agahita avuga ati uyu mupeti nigeze kumubona ahantu muri Ati Rwanda. Rero Ati Rwanda yenda nubwo nta mafaranga yampaye yatumye ninjira muri game neza, yatumye hari ikintu abantu bambonamo. Ngiye yaramfashije rwose, ndanabashimira abantu bakora biriya bintu. Yego bazakomeza. Okay, no kuvuga ngo turabashimiye abari mukurikiye Peto TV Show. Stories zabaye nyinshi, umukobwa mbona ko afite impano gusa ntabwo aratwinjiza mu miziki ye neza nyirizina. Ni hano dusoreje ikiganiro twagiranaga nawe. Reka tubwire platform ze mugende mu mukurikire, hanyuma turanamusaba dukundisha abantu, abafana be, abakunzi be. Afite impano, ni umukobwa nyine ushobora kumubonye ubwa mbere ariko kuba utari usanzwe umubona ntibisobanuye ko atari icyamamare. Adukundishe abakunzi be, hanyuma rero sasa dukomeze tugende tubana. Ni karibu no kutubwira platform zawe. Kuri platform zanjye zose nitwa Ishiriyo. Ishiriyo ni Ishi Rio nibuze ukuntu bandika Real. Ishiriyo cyangwa Ishiriri bitewe naho wize. Mfite indirimbo yitwa Nitazame, Isi n'Agahita. Hari n'izindi mbateganyiriza kuzabaha. Mwe muzagende mukande subscribe, muzumvisha abandi. Ntago ari indirimbo mbi, muzazumve. Ni indirimbo zirimo ubutumwa kabisa. Kandi niyi TV Peto TV Show ni TV ya danje kabisa. Muzagende mubakandire murebe ibiganiro byabo. Ni abantu ba danje. Respect to you. Asante. Imana izajya iguha umugisha kabisa. Mwakoze kudukurikira kuri Peto TV Show. Uyu musista tuzaguma tumubazanire, muzongera mubone n'ibindi biganiro bye. Mutere comment nibe mumushaka, ushaka kumugeraho mbisa aho wamusanga, na nambaze bwite twaziguhereza. Ushaka kumuvugisha ukamublessinga. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Blessings.